ibyo ni bishasha wenda munyemere mbivuge nubwo abantu benshi batinye kwivuga ndagira tuze kubiganiraho tugaruka mu bizamini byakozwe mu mwaka w'amashuri wa 2025 2026 aho hari hitezwe gushaka abakozi benshi bazajya gukora muri Minetike gura mu kwa 9 ariko ndaza gukora ku kijyanye nabone twita abayobozi b'amashuri barimo bahatana umwanya wa directeur ndavuga umwanya wa directeur wa secondaire n'umwanya wa directeur wa primaire naruka koza ubungirije bashinzwe n'itwarire nongeye naruko abayobozi bishinzwe amasomo mu rusange kubera yuko abantu batinye kwivuga bavuze bati cyangwa se batangaje yuko bishoboka yuko bano bantu bakandida bagiye gukora bashaka kuba wenda byibuze barakopeye kubera uko amanota yaboneka ku ba prefet cyangwa se ku ba prefet agiye batandukanye ubwo navuga nyine bahatanira ku manyebudosi n'ubudodi amanota bagiye babona arakemangwa ndetse bahise bazana na haye burende nayiza gusuhuza ivuga yuko ikizamini kitakopewe ndetse kandi bizeye umutekano wacyo kabisa pe byari bigaragara yuko abantu benshi bari batangiye gusakuza bashindura hejuru bigaragara ko nyine byakaze uyu munsi noneho nyuma gake yagiye kubabwira noneho ibyo batinye kubabwira noneho tujye ku musozo numuze kumbwira namwe ko mubibona cyangwa se niba ibi bivuga niba ari ukuri haba hari ikibazo cyane ninde bazishura no budget igenda ikoreshwa mu bizamini by'akazi imifotara ibivuga hiki nubwo meseri zimwe ziza zikabivugaho ubundi noneho babisobanura abantu babyumve reka duhurire mu kijya mu kindi kiganiro kubera ko nagira ngo tuze kubyumva neza gatanu kuri gatanu ujye ku musozo w'ikino kiganiro. Yes ndakwakira dukurikiye kano kanya munyemere nshimira umuntu wari wese wakanze subscribe kubera ko gushimira byo n'iby'agaciro ntago naca ku ruhande kugeza uyu munsi aho tugeze ni wowe bitewe nuko wenda twaye tubana guhera ku muntu wambe kugeza uyu munsi murabiza hano ho bishobora kubona amakuru nk'ayangaya ariko munyemeye nanone babwiye muri agaciro reka suza abantu bose bavuga n'imikino cyase barwumva aho baherereye mu gihugu no hanze y'igihugu muri rusange muri agaciro mu twebwe kandi nkomeje kwakira abantu bumva bakora natwe mu buryo gutera inkunga ibiganiro byacu hano natinda cyane namurabona yuko ibikorwa birifugira kandi ni mwebwe mu bikora kenshi nanjye nkaza shiraho umukono so ku itariki ya gatandatu ya karindwi ya 8 habaye ibizamini byateguraga abakandida bashaka kuzajya mu myanya y'ubuyobozi bw'abanyeshuri secondaire na primaire kuko secondaire abadirecteur bari guhatana umwanya w'ubudirecteur bakoze ku itariki 7 none ku itariki 8 bakohakora abahatana umwanya wo kuza directeur wa primaire cyane cyane yuko primaire ubu umuntu uzagira yibora no ufite aze cyangwa se licence cyangwa se bachelor degree mani magambo umva nyine hari impinduka zikomeye cyane n'ibintu byiza byose byishimiwe nyuma gatoya yuko hari amaze kuvuga inkuru zitandukanye bati bizamini nyamara birimo bikoperwa ari mpamvu umunsi tubigarukaho cyane ariko ku masite atandukanye icyagaragaye nuko tubwira guhera ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 2026 ari naho kino kizamini wenda cya mbere cy'ubuyobozi bw'amashuri ubudirecteri bayobora secondaire baprenge kuzayobora secondaire cyangwa se basabye kuzayobora secondaire bagomba guhura hakazava mu bakandida bashoboye ariko ibidasanzwe byabayemo hangaha abantu 21 ku ikubitiro bahise bapfa kizamini 100%. Nongeye babwire yuko kino kizamini mu kivugwa cyari kitabiriwe n'abakandida bagera ku 4,195 ariko itangaje nuko 4,187 na karindwi aribo bagize icya kabiri ndetse bajya amatari hejuru ya 56 ubwo byumvikana yuko abatsinzwe n'abakandida 8 gusa ikizamini se wateze cyoroshye question mark bivuze ngo abagiye noneho munsi ya 50 n'abakandida 8 ariko nanone ikindi kirimo gitangaje nuko umuntu wese cyangwa se navuga ngo umuntu wagize amanota 90% samanota menshi n'abantu 1582 90 ubwo sinzi wenda imyanya Minedike ifite kuzaha banoyobozi kuko ndumva amasiyeri neza kandi mu bandike ya leadership and management kuko ntekereza kibazo byabajijwe byari bisa nkaho biri kugendana no poste bazakora ariko kizamini ko cyarumvikanaga buriya pe bantu 1582 babonye 90% na amanota menshi cyane ku munsi ukurikiyeho nibwo hakoze ikiri kizamini cyo kuba directeur wa secondaire nane wa primaire
ariko abantu bagiye baza bavuga ibitari bimwe. Ubundi twari tuzi neza yuko ikizamini kigomba gutangira hagana saa 3 kandi time management ubundi yagombye kubarizwa ikizamini. Bane batanze na instruction yuko umukandida agomba kuhagera byibuze iminota 30 mbere yaho. Iminota 30 mu nyine niyo kugira bitegure bafate ID card yawe bagushyira mu state nyine kugira baguhe ikizamini bigakorwa icyo gihe. Bikaba byari biteganyijwe ko saa 3 byibuze umukandida wese ukora ku mwanya wa primaire ku budegiteri agomba kweta ikizamini, noneho ukora ku mwanya wa degiteri wa secondaire we saa 2 cyagomba kwatangira ikizamini. Ariko ntabwo byagenze, time yaragiye irapfa ugasanga batangiye saa 4 ndetse kugeza nubwo nkuko tubona imbere yacu hari bavuze ngo araho byageze saa 4:23 bagikora ikizamini. So ukigiramwo hari ibintu bagomba kukubwira bijyanye na instruction cyangwa se amategeko. Amatelefone ntago yari yemewe, ariko biratangaje kano kanya kuri social media zitandukanye mu itangazamakuru hatandukanye uko yakora umuntu akoherereje screenshot y'ibyari bikorwa muri icyo kizamini. Kwibaza telefone kitari yemewe, bamwe babatse amatelefone ku masite amwe, abandi babaka amatelefone ku yandi masite. Aho kino kizamini cyakozwe kuri n'imyanya itandukanye sicyaba kiba kano katekeza kuko condition yakombye kuba ari imwe. Imva hari feza yagiye itorero yakora irasosibwiye abari hanze, noneho hari abatswe telefone ariko hari n'abandi batatswe telefone. Iki kintu buri abagomba kwaka telefone n'abandi, abagomba kuzikwana n'abandi, kuko umuri bakoze screenshot gutya akohereza biragaragara ko cyagiye yakoranaga telefone. So nyuma rero hahise hazi nkubiri iravuga ati bandi bazabatanga commentaire, bandi babaza rebu ariko niza wende bazivuga ati ni kwa kundi nyine ati ntabwo cyakopewe kubera yuko nyine hano ibibazo biteye ubwoba. Umwe yaje aravuga ati ko ibita bavuga kangaga ubuse ko nabonye kiri ku mbuga zose kuva mu masaa 4 ubu baraje bavuge ngo bose babona 100%. ubuse ibi ni ibiki nesa ibise ishake izindi ngamba. Yanditse nabi akavuga yuko kiri kizamini cyatangiye kujya kuri social media cyangwa se muri za WhatsApp group agana saa 4 abari bagikora, ndetse aravuga ati ndashaka ko mukanya tubwira ngo 100% bapfutse. Niko byanagenze, abantu bagera kuri 21 bapfutse 100%. Arasaba nesa yuko hari ukuntu wende yagenza ikajya irindi bizamini byayo ndetse kandi kanabyitaho. Gufatira ikizamini biroroshye, bikorerwa muri mudasobwa, ari ugukoresha ikizamini through screenshot then ukabishyira kuri USB. Iki ni igitekerezo atanze ati kuba ikizamini cyajya ku mugaragaro ntacyo bitwaye kubera yuko umuntu ashobora no gukoresha screenshot ya machine akabishyira kuri USB cyangwa se kuri flash. Ibyo nta situreba. Rebu yakagombye gutesha agaciro aya manota ibizamini bikazasubirwamo kandi ibintu nk'ibi hakagira ababibazwa. Yes, accountability. Iyo tanzitira bati Rebu yagombye gusubirishamo ibizamini kubera yuko bigaragara yuko harimo akantu kandi ntibirangira aho ngaho akagira abantu babibazwa kuko ni ingingo y'imari. Ibigira biravugwa n'ibivugwa hano hanze kandi kugenda mbabwira ibijyanye na comments. Izi ni comments zanyu mwaduhaye. Ikizamini kibazo giteguye neza ariko ikizamini nta kibazo giteguye neza ariko abagikopera n'abagikopeza batuma intego imwe itagerwaho. Haracyari urugendo runini rwo gukorera mu mucyo transparency. Iyo bitaba uyu ubumba ndi mu bambere agahinda nikica kagira mu bikoko. Niyo mpamvu ibizamini byakagombye kujya bikoreshwa na Rwanda National Police naho bigaragara ko harimo ikibazo gikomeye. Rebu iraje igusubize ko ibi atari ikizamini cyakozwe ahubwo ari byo abantu bihimbiye. Cyakoze uyu mwaka Rebu ikoza gashya katigeze kabaho, gusa bazabyicuza. Ariko se ko nta bana babo biga muri aya mashuri ya Rebu? Haraseka cyane abimanukira kabisa. Ariko se ni gute umuntu atagira na 80 muri psychometric test ahubwo akagira 100% muri examen y'akazi? Utagira ubwenge we abura n'utekereza. Karabaye. So ibi ni bigenda bivugwa hirya no hino, ni ibitekerezo byayo mu kugenda mubaza Rebu, ariko Rebu wenda yaza basubiza kano kanya. Mu by'ukuri n'ibyo byose byabaye, njyewe ubwanjye nanjye mbona yuko
ibizamini byagombye kuba biri confidential mu buryo bwizewe kandi busa nkaho burizwe cyane. Sinanumva bavanga ikizamini cyane se cy'abana bakora yaba primaire yaba secondaire yaba tronco mu cyakopewe, aho bagikopeza kiba cyagize kuri site wenda bagakopeza rome imwe cyangwa se rome ebyiri, ariko kumva ikizamini wenda bavanga kirakopejwe ngo cyagiye kuri screenshot za WhatsApp, ibi nabyo ubutubona ukariki ese bundi nesa cyangwa se rebu yo iraza kugifata mite, cyane cyane ko n'imibarize yari myiza byari biteguye neza, ariko ntago abakandida uburyo bagaragaza yuko bishimiye imitegurire cyangwa se ubugenzuzi no gushira ibizamini kuri screenshot bagakora ntago babyishimira neza. Ahangaha rero ndajya twibaza kantu ese bano bakandida bagira mu 3 byose rebu irabashakira imyanya niba koko yabahaye faveur kugira batsinde bose? So katuvuga azava interview cyangwa se rebu niyemera wenda kudasubiramo ibizamini cyangwa kusubiza ku inyuma ngo bongere batanga amasoko cyangwa se bongere basubize bya bizamini byakozwe bategure muri bushyashya, aho ntibazavunira mu ivi muri interview abantu benshi bitwaje yuko wenda bagiye babona amanota atangaje cyangwa se menshi cyane. Rebu ntekereza yuko wenda izazi kabisubiza neza. So nayo tuze kuganira mu byari kuvuga hirya no hino ku kijyanye n'aya manota yasohoka mwagiye mubona hirya no hino. Ngewe ntekereza yuko wenda abantu mwakoze nyine bidasanzwe, niba amanota yanyu muzamukire baha interview munazamuka abandi bagiye kuri waiting list, ubundi mujye kwibora abana b'u Rwanda mu bashira icyo gukora kijyanye n'ubuyobozi bwiza bagere ku rwego rwiza, nize ko mutazaba nk'abandi bayobozi wenda tugenda twumva hirya no hino. So rebu cyangwa se Mineduc igende kijyanye n'abantu bica ireme ry'uburezi batazi yuko ari kuryica, niyo mpamvu bishaka n'abakozi bafite ireme mu myigire, bafite ireme muri skills and experience. So reka twumve wenda kirakurikira. Bye bye, inishene yanyu kandi like aho ngaho comment aho wishiremo nubona yuko ari igitekerezo batanga. Tubone mu kindi kiganiro turakunda cyane. Ni wa mugwanyu.